yewe cyane nanduye sida. Wait. Uriya mugore ndamwica. Divi. Mama. Rero nakomeje gutekereza kuri uriya mafaranga wishyuye Minervare. Mbakomeje kuntera ikibazo. Ikibazo? Mu by'ukuri utambeshye, umbwiza ukuri kandi nka mama wawe. Ariya mafaranga wayakuye. Mama. Sinakubwiye ko ari Beni wayampaye. Beni sakora he? Uriya mwana ntago mwigana. Akora he? Ararizamu se ni inda yaricuruza ari amafaranga yakuye se nawe ubivuga no se we ni umwana ungana kuriya mungana 150 yabikuye ne mama nago nyine byumvikana mama ngaka mubwira ukuntu byagenze ngambwira na nyine namuganirije ko ni nabonye ukuntu nubwo nyine wabyakiriye namuganirije gusa nyine yambwiye ko ari umugabo w'inshuti ya mama we wayamuhaye urumva nyine arabafasha mu rugo nyina se nta mugabo agira oya nta mugabo agira ariko nyine bafite umuntu w'umupapa nyine ubafasha mu rugo mbara nkubwire Divine nguma ikigaragara uriya mwana abyarwa n'indaya ma niba yinjiza abagabo ba nyina basambane ba nyina kabure bamuha amafaranga nawe akayaguha urambwira ko uriya mwana adafite imico mibi mama Beni ntabwo asuma muvuze nabi umugabo wa nyina bivuze ngo ni habara rya nyina ubwo se yatinyutse kwaka ihabara rya nyina amafaranga gute ibazi yo communication irimo hagati yabo Divine mwana wa mbabarira ujye ureka kujya kugora abantu ejo ibibazo mfite mu muryango wanjye bitazakwinjiza mu ngeso mbi ayaguhaye uyu munsi neje azayaguha neje bundi azayaguha cyangwa azakwereka inzira arimo kuyakuramo nawe abarizo unyura wenda mama ntabwo nzongera ariko nyine basi wibifata gutyo ibintu byatumye nasinzira ibi bintu byampangayikishije nibaza umwana ungana kuri hano yakuye amafaranga hadutse abantu b'abagabo b'abasaza bashuka abana bakabasambana ese mama yaba ari ameze nk'umugabo wa mama wese akaryamana wenda ni nawe ni umugabo we ubwirwa n'iki se wenda ko atakubeshye oya karaga kubwa ndumva gafite n'imico mibaho yego yakoze yakugiriye imwe yanagufashije ariko mwana we ugira kwihangana ibi ni ibigeragezo kandi ndabizi neza bizaza bihetse ibisubizo uranyumva neza yego mama
maze Divi Yego mama. ibibazo dufite mu muryango ujye ubigira ibanga. Umwana w'umukobwa agomba gukura abika ibanga. Yego mama. Ntabwo ari byiza ko ibibazo byose dufite ubibwira inshuti zawe. Buriya kuko nabo ashobora kugenda nawe akabibwira abandi ngo kari agakobwa ngo iwabo banze kwishyura n'ijya ukishyura minerivare ugasanga nubwo yakugiriye impuhwe ariko muragenda gusebya. Jya wihangana nanjye sinicaye ndimo gukoresha uko nshoboye kose. Mu minsi iza ndamufite amafaranga nzajya mwishyurira. Sibyo? Ako mama nyine inshuti yanjye nyine ureke gukomeza nyine n'umufate gutyo. Nyine ntabwo kaburamo ariko nyine atazaza hano reka nkubwire David urakariye inshuti ni Yesu. Yego. Wonde mwebwe mama mukuganira ibiki? Bamuganira iki? Ese none ibi ni iki? Wabuze murashaka kundoga? Kandi nakubwira mukuru wowe. Papa karibu. Ubu ntushaka kundoga, mushaka kunyica. Bakuroga se kuba ntarakuroze tukibana. Ubu ngubu nibwo naramuroga se mutima wawe wahindutse. Ninjye wahindutse ubu ngubu. Sibi n'ibiki. Ariko se wakwicara neza nk'ubuvunitse. Ese no wambaye iyo ntabwo aguruka wicare. Se ubundi ubu wayamuye. Ko ngisigaye kigaragaza. Reka mwebwe sinzi. Muhemu. Icara hano reka nkuhagize umuntu uzagakomanga. Reba ukuntu wasinze kurana nkwa yihangu. Ariko se bucyone mureka ariko nashaka yigaragura. Ubundi uyanyweye. Mwashaka. Ubanyweye ibiki? Njye nabuze n'amazi. Uva hano uvuga ko nta mafaranga nani. Hari igiceri cy'ijana ufite none reba ukuntu uje waborewe. Mwabuze amazi. Ubu se ugenda uvumba gusa. Kuti mukunda kukabya cyane. Ariko mva nkubwire bucya. Nushaka wongera usubiza ubwenge ku gihe. Wongera uwo mugabo nka kera. Ugira inshingano. Ibintu byo kwiraha mu mayoga rimwe na rimwe ntutaha mu rugo sinzi iyo usigaye uraraguzwa. Sinzi ukuntu usigaye bivuga bakagira ngo na bucyane. Suko sindi kurangiza amafaranga. Icupa rimwe icupa rimwe. Bucya urakabije kunsebya. Urakabije bucya. Hakungambana. Bakugambanira se ngo bakugire gute uwo kukwica byananira. Ndebe kireke. Kandi nanga ko amazi masutanga agura ngo nze yagwemo gusa. Nashaka ukubite ubundi se ubu ngubu. Ubugome musigaye mufite. Ejo niza nzitwaza ikibando. Zabahuragura. Mana yanjye. Ngayicaza ngaho. Gusa ngubu koko konze kwa mugabo mwiza shimwe muhindiwe n'iki siyo wamendo Inez siyo ungambanira naka gashinzi k'umukobwa none se niyo mpamvu wamwimye minerivare nibyo mwavugaga se none se niba umwana abandi bajya kwiga bakabakiraha utekereza ko twishimye turishimyera twamushakiye amafaranga aho ubiya maze kubamenya onaka gakobwa kigize nyina ndabizi ako umwana wanjye umwangiriye amatiku yago yose niko kayasa ariko se wandekeye umwana ngubu uyu mwana uramuhora iki uzagenda uze wasinze nurangiza uze wanduranya ku bantu uyu mwana uramushaka iki papa kucyunyanga ariko sheri wanjye rwose ko ari umugabo mwiza dukundana twubahana ubu wahinduwe n'iki nigeze nkundana wanzanye mu buzima bwawe utankunda wariyuzanye warihuruje baje kunesha umutwe gusa wongeye kumusengera ntugire ku mavi nsaba kubera none ahangaha mbona utishimye none byagenze gute Bene mama stress maranye iminsi stress zibiki kandi ku ibintu by'ibibazo muri ino nzu nabigihari ariko nta kibazo biraza kugenda neza ibiki se we byihorere nta bikomeye birimo nta bikureba birimo ntabwo nabura gutekereza nsigaye nanga kukimfata nk'umwana w'imyaka 5 uko wagira ngo hari undi muntu muri ino nzu uzajya ubwira ibibazo byanjye ngende umukobwa mukuru niga muri university nyine wakabaye umbwira buri kimwe use nanjye nzayanguhisha ariko Bene nubwo umaze gukura wizera ko hari ibintu ubwonko bwawe utabasha kwakira ni biki se njye n'iki ntakakira wenda ni urugero
sibyo imyaka ufite ibyo wabonye n'ibyo nabonye ntaho bihuriye njye ndi mukuru hari ibyo mbona nk'umuntu mukuru wowe mbikubwiye cyangwa se wowe ubibonye gutya ushobora guhita ukanura amaso kuko uracyari umwana imbere yanjye kuko njye wakubyaye nta na rimwe umwana akura imbere y'umubyeyi we gusa ibyo ni ibiki rero reka nshobora no kwicara nkatekereza ko papa wapfuye nkamutekerezaho ibyo si nibyo uri gutekereza ni urugero ndi kuguha noneho uravuze ngo ukumbuye papa wapfuye ntabwo ari kumbuye ndavuga ngo stress maranye iminsi ariko ese ushaka amafaranga basi ngo ubwire inshuti yawe cyangwa ndi kumva stress ufite ese ubwo urangwa n'inshuti yanjye wibwira kuko nkeneye ifaranga nzayamuhamagara ngo ifaranga uziko ahita kwinubura ajya yama yabishatse cyangwa mfite nk'ikibazo gikomeye mu bwene ikibazo kirankomereye ariko ntabwo nzakenera umunyu ngo mbwe wampaye 5 y'umunyu ntabwo nzakenera urusenda ngo mbwe ngo nkeneye urusenda ntusuge ibindi bibazo ufite kuko ni ibihe niba atari ibintu ukeneye amafaranga basi ukeneye gukora iki ushaka kubaka se ushaka kugura inzu ushaka iki reka nyine basi mbabarira ndi gutesha umutwe nabona ngiye kubaza ibibazo byawe hano utangiye kurakara da nshaka gufatanya n'agahinda wa mugani wifitiye nubwo nazibona akaye ubu se aje asinze kuriye ntabwo abasohotse aha ngaha avuga ko nta n'igiceri cy'ijana afite rivire reka nkubwire mwana wanjye ntabwo nzi ikintu cyahinduye so ntabwo nkizi pe bashobora kuba afite ikibazo se umuntu asinda ku manywa gutya ubwo asubiye yaraza nijoro nashaka arareye n'ubundi Devi ngiye kukubera papa nkubere mama humura mwana ndagukunda kandi nzakuneza papa kuba hari birabaye mama mbabaye sheri nashatse nabi oya mama papa aradukunda nuko wenda ashaka kuba afite ikibazo papa aradukunda ahubwo afite ikibazo mama waretse kurira koko ikintu kimbabaza kuko ibintu nkiba bikora imbere y'umwana ubusa n'ubuhe burera arimo kuguha ese ntafite ikibazo kuko urajya nose yarasaze none se ubu mvuga ko yasaze ntangire muvuze njyane ndera ntabwo yasaze ahubwo se mama ubu se umuntu yasinda ku manywa nta kibazo afite ahubwo nyine tumuganirize nkawe nyine nimujya kuryama uze kuza kumugana sigara njya kumuganiriza sigaye njya kumuganiriza ibibazo by'umuryango agafata amayekuteri akayamba akamby'imbana umutwe agasinzira akagona niba baramuroze niba ari agahimano yazanye muri uyu muryango ugiye w'umugabo rwose sinzi ibye ibaze umuntu mujye kuganira ku kibazo cy'urugo agafata amayekuteri akayashyira mu matwi agahumiriza agahita agona sibyo mubwira se ngo afite ikibazo mama ariko ubundi ibingibi byo yazanye n'ibiki ko mbona aza agwirirana ese wabya bintu nazanye nabirekeye hanze uzi ko ari byo azagwirirana nishimye ngo yatuzaniye umugati uzawutegereza ubone kuko nta kibazo ariko umuntu wandegeye umugabo arakaburya gusa nta kindi bene rero bari bitwararika hanze aha hari byinshi bibashuka hanze aha hari ibirura bishinyitse amenyo mwana wanjye ugomba kwirinda hanze aha ntuzankoze isoni nk'umukobwa umwe batazavuga ngo ni wa mwana w'umugore kumva nukuri ndakumva bibwira wumva nagavunika nanjye ntabwo nagukoze isoni nyuma y'uko wandeze wenyine ukihanganira inzira zose waciyemo z'ubunyeri byose zirimo amahwa ibyo byose warabyihanganira ndera kandi no kuri wandeze neza mama wampaye umuco mwiza nta kintu cy'imico mibi bigeze unoza niyo mpamvu nanjye ntabwo nagutenguha bigama isuku igira isoko nusi ko nta bintu by'imico mibi muziho kuri umumama mwiza ibyo bintu bindi nabikoreye byo burara dore twarabuhanye muri iyi nzu kuba ngufite urumwe si uko nananiwe kubyara abandi
kuba wawe yarapfuye simba nananiwe gushaka abandi ariko naravuze ngo reka nkurere ubumwe nzakwiteho n'icyo ntaguhaye kuko ntacyo nari mfite ejo nzagira umuntu ugira icyo agusukisha ngo hanze ngo hari amatelefone ahenze ngo hari imyenda ihenze ngo hari imisatsi ihenze ujye ushima icyo twahawe humura ntabwo ibyo nzabikora sinanukunyizera mbese njye ntabwo kukugira inama nk'umwana wanjye kuko oya inama zanjye ndazikurikiza ubuzima reba ukuntu uri umumama mwiza nakurikije inama zawe nanjye nzakora ubukwe bibone ko undi abandi babambika turiya tuntu batwita ikamba nyine nanjye numve nishimye biriya bigore by'abapfu bigira amagambo ibituranyi byose tubiryeho tubiryeho mbabwira ati nabonye ariko ko mama wanjye yabizi neza sibyo rero nanjye wese ntabwo nabikora simbigusezeranyije ni ukuri kandi uzarinda isezerano sibyo we humura uzarinda isezerano ntabwo nahinduka iminsi mike ahubwo urakuba witegura nuko ariko narasha abana cyakora wa mukobwa niba hari umuntu umbwira amagambo akanditsa ni nkuko usuba mu bibi mbonye ubona na gahunda mfite ubona na gahunda mfite rero reka tuze byabashije ndabivuze gahunda reka noneho nsoze kwiga ureba singiye kugraduatinga nkisoza ikirori cya mbere kivaho ikindi gikurikiraho ego handi ushaka akazi nyine numara kwiga uzashaka akazi nawe wiyiteho umuntu uzashaka tushobora no kuzamuka akazi ari nka boss wanjye njyaza ari umukire urabona ukuntu navutse nyine bigoranye nanjye nashaka umuntu bigoranye jya usenga imana byose ni imana ibigena sibyo yego jya usenga imana nyine izaguhitiremo umuntu w'umumaro nawe jya unsengera njye ni inshingano zanjye uba uri mu ntekerezo zanjye niba uri ntekerezo zanjye mfite mwese undi sinjye mwana njye nyine wanza kubyara undi abandi uzabambyarira usigare ku rugo hari umuntu ugiye kureba ku muhanda ugiye yego wongeye gusura mama maze iminsi arwaye nawe ntutinde ntabwo ndi butinde ndicara muri iyi ntebe ndahagaruka ariko nubona mpinze uteka umuceri wenda ndazica nawe nyumvira yewe ngiye kwicara ndahavuje ntabwo baguruka hano utaraza ubwo rero nusa nasinziriye aha urangera mu cyumba ubugangamye aho ngaho ariko wagiye unyita sheri ibyo byo ntabyo se muterekera gashirira amazuru ndamitira ibintu uraryama aha ngaho ibintu wadukanye byo kunyita mu izina ubundi ni ibiki ngewe ndibaze kugaramya aha ngaha wagaritse iyi nda yawe ugira ngo ugende bite uragira ngo se nkore ubusa nagakoma washigishiye kwa nkombe nagasosi se wanteguriye ngo uvuge uti umugabo wanjye yarayananiwe reka rasiyo se watanze kuza wasinze udore mba nagunze mu cyumba cyose kiba cyahindutse akaba ariko wabyibushye gutyo ubyibuha nk'ikidufu cyuzuye amavuta utarya izi ni stress waneje ntabwo ari kunangana ubyibushye umwuka baraguhagase ariko bukereka mubaze none gutuza mu kabanza tuganira ubu wahinduye iki ubonye umwanya ubonye ukumbaza ibi ngo nahinduye niki ugatinyuka ugasimbuka hariya mu buriri wigeze umwana umwanya wo kuvugana nawe hari ahantu wahinduye akabari kubizi ngewe mu nzoga sininjiyemo nkumva mbise mpfa nkahita ngaruka ngaha hariya ni mu kabari ntuzongere kwinjira mu kabari nta mafaranga yo kugura inzoga ko burya njye nanahari none urambaza iki kindi fata ikindi cyumba bibone urambaza iki kindi ubundi Devine ari he Devine ari he namutuye ntabwo agiye kuzaba ikigoryi nka nyina ubu nanjye nzangenda ngo ndarashatse cyambwira umuntu wandogeye umugabo rwose igihe nkajya kumaza ikintu ariko banduga ibigiye ko uri muzima wowe ubona uri muzima si uko urutwa n'uwapfuye nkamenya ko ndi umupfakazi nkabimenya umugabo udatanga rasiyo mu rugo yishyure minerivare y'umwana ntagurire umugore imyenda urumva amaze iki kwandongora n'itungo reka nkubwire aho kugira ngo nyikugurire nayitwika iki cyawe cyiza niba ari byo ushaka rero ntabwo nzabarusa nta maboko ncitse nta maguru ncitse mfite n'ubwo none niba ufite amaboko usigaye wiri gusabiriza ntabwo adasigara wajya wihahira iyo ubitetse n'ingewe ubirya si wowe ubirya wowe ntabwo ubirya ubu uri muri ngo utogosereze amasupu ngo nguhe imbuto wazanye nyaheruka ryari ngucikise nanjye nayo nibeshye nzongera mbikubwire ubusa Devine wamushakiraga icyo wavuze ndamushaka se ariye turamubona aha ngaha
ko dufite uvuye papa mama yari yantumye kwa Kazungu ariko Kazungu ni Kazungu nyabaki uko umutakicara mu rugo nk'uvuye kwe unuko ucunga kujisho parara ukabura uragiye isi papa ubyango mama ari we wigira kuri botike aho uko banyengerage uzanyiki nabibuze uzanyiki ko wari kuri botike nabibuze kandi wa mukobwa ndakure kashi kandi ndaza oya hasoni ugerage we utava ndakureba nkakubona n'ikindi kintu wenda nyoko mumeze nk'ishwima zirwa zishakisha ibyo ziti icucu gusa shikanyosho mama biteze ni sawa ibyo nagutumye se ntabibuze nase iyo ushakira n'ahandi mama ntabibuze ahubwo se mama papa ameze neza murahuye yaranyishe yankubite mu muhanda ntabwo uzi ukuntu hanukiye ngo wagiye he ngo waze ngo ugiye ku kigo ry'inka nyoko sinzi umva sinjye rose agenda ngiye nakubwiye ko uyu mugabo yatarahari bwo mba nifitiye amahoro ugira ngo nayanjye amara mama afite ikibazo akoze n'ibintu mukanyita umwana ariko papa afite ikibazo papa we nakomeze iyi myitwarire ntuzatuka yibonye dusenye dushaje uzi ko undara nyine icyumba nindiramo nkumva neza cyahindutse nka wese aba yarutse aba ararahirita gona ameze nk'igikoko umuntu wasinze kuri buri munsi igihe bira buzima ntago nabumenyera ibintu yadukanye maserwa unyigisha ibintu by'ibanga ubwo se n'umutandukana none isi nizabitubonye mama wa witonze pe witonze papa tumutware gake stress uyu mugabo nta mugabo ngifite pe oya mama ibintu byo ngiye gusenya ashaje oya ibyo ntabwo nshaka kubyumva rero yiba yazaga yasinze akaza tukana ariko ntarwane yewe ibintu byo gushaka kunkubita no gushaka kumfata ku ngufu sinzi ibyaba avuyemo sinzi biki ntabwo ibintu nzabushuya ibyo ntabwo nanjye ngushyigikiye ntabwo ngushyigikiye ibintu byo gutandukana na papa ntabwo bikunda reba ukuntu ungana nanjye reba ukuntu ungana ubu se ubungubu ubwo se byakwitwa iki abantu bakuru ngo mugiye gutandukana ku mutima noneho sinzi abarara bamutelefona avugira kuri telefone yita abantu sheri ngiye basigaye ampamagara mu izina ngo ni Domitira kugira ngo niyo warinyise ibi birakemuka ariko ntabwo gutandukana ari uwo muti pe mwana nuko ntashaka kukubabaza ariko ubundi nta mugabo ngifite ngo baramuhinduye yabaye ikimara neza wagira ngo ntabwo yize mama ihangane bizakemuka n'ukuri ariko ya bintu byo gutandukana byo wapi sibyo mama mwana humura ntabwo nzagukoza isoni koze ibyo se wanabisize nakubitse kurya se ndacyabishobora genda usubira ariko reka gukomeza kumera nk'aho wiguye Pasi uri hehe Riko Pasi ari mama nawe uhari ahubwo se wamuvugishije yagiye ntabwo ubizi ngende mu cyumba pe uyobozi hano gusa ahubwo se usanze arafunguye ubundi wafata akana ku ngufu akanduza sida mu rwego rwo kwihorera uzi ikindi mpamagarire